Ku bantu bakurikirana Brucemelodie cyane ku mbuga nkoranyambaga mwarabibonye ko mbere yuko ajya gusohora indirimbo yitwa Detail yabanje kubaza abakunzi be ati saro kubaha collabo no kubaha single mbahiye. Abenshi rero bamusubije ko bamuhaze muri collabo bamushaka no muri single. Rero nta n'icyumweru giciyeho yaberetse ko ikifuzo cyaba ari nk'itegeko ubundi ahita asohora indirimbo yitwa Detail. Ni nyuma yuko uyu muhanzi yagaragaye muri collabo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse izo collabo abenshi bagahamya ko nta musaruro ugaragara zatanze, kubera ko umuhanzi nka Brucemelodie wakoranye n'abahanzi benshi bagiye batandukanye bo mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, bahamya ko yakaba yari umuhanzi uzwi cyane ku rwego mpuzamahanga birenze level ariho ubu ngubu. Uwo Brucemelodie rero wafashijwe ku buryo bugaragara ndetse wanamenweho amafaranga cyane n'abakire. Kuri ubu ngubu rero bikaba biri kuvuga ko ashobora kuba agiye kuva muri 155 AM. Ahangaha akaba ari kwibazwa rero iyi 155 ahazaza hayo, kubera ko abahanzi bose abenshi ndetse bari banakomeye b'abahanga bubakiyeyo n'amazina bakaba barayisohotsemo. Ibingibi byose rero ku makuru ya Brucemelodie by'umwihariko ndetse na studio nshyashya agiye kujyamo muri South Africa izajyanamo n'uwitwa theben, ndetse n'ibyuko ari kwifashishwa n'umuhanzi wo muri Tanzania ukomeye cyane ubarizwa muri 4 cyangwa 3 bashobora kuba bakomeye utarigeze unyura muri Wasafi uwitwa Mario. Akaba rero ari kwifashisha uyu Brucemelodie kuri extended replay agiye gusohora ejo bundi. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba tugaruka muri kiganiro cyacu kugira ngo tubashe kuryoherwa. Mbahaye ikaze, iyi bayita Kigali Detox. Niba ari ubwa mbere ntugende udakanze subscribe. Twihuse cyane rero wo nkurikira kakanya ndabizi neza ko ukunda Brucemelodie, so bityo rero icyo wamukundiye nuko ari umuhanga ndetse ni byinshi yakoze cyane, ni byinshi yakoreye industry yacu, ndetse n'umuhanzi utangiye gutera imbere cyane ku buryo muri Afrika yose batangiye kumwiyumvamo. Ibi ngibi rero ntabwo byaje gutyo gusa, kubera ko byasabye gushora. Hari abamushoyemo ndetse hari n'inyungu by'umwihariko abamushoyemo bakuramo, kubera ko nicyo gituma bakomeza gupushinga ndetse bigatuma badahagarara. Abo nabandi rero ni 155 AM. Ubwo rero bikaba bikuvugwa yuko uyu Brucemelodie ashobora kuba agiye kuyivamo, ndetse iyi 155 AM niyo yabashije kumupromotinga, reka mvuge gutyo, kubera ko iyo ataza kuyigira ngo agire abantu bamumenamo amafaranga ntabwo yari guhura n'abayinos bibo muri Congo, ngahure n'abahanzi bo muri Kenya harimo ba Bieneme ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba Calligraphy Jones, ndetse harimo by'umwihariko uwitwa Diamond Platnumz. Hano byabaye nko gutsinda icy'umutwe, kubera ko Diamond Platnumz ni umuhanzi w'umuhanga ndetse ntashobora gukorana n'umuntu utari umuhanga kugira ngo izina rye ridasubira inyuma. Birumvikana ko rero n'ubundi Brucemelodie bamubonyemo ubuhanga kugira ngo abashe kuba yakorana n'uyu Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Gusa ntihuse cyane, mu cyumweru gishize nibwo twabonye umuhanzi witwa Mario mu gihugu cya Tanzania. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane ndetse unakunzwe n'abanyatanzania cyane, bitewe n'uko afite ubuhanga budasanzwe, ndetse bityo akaba ari mu bahanzi bafite ubwo buhanga batarigeze nyamara banyura muri Wasafi y'uwitwa Diamond Platnumz. Dore ko abahanzi benshi bakomeye cyane mu gihugu cya Tanzania baba baranyuze muri Wasafi, ariko uyu Mario ni umuntu waje akihiringa ndetse akaza kugera kuri successful atarinze kunyura muri Wasafi nk'uko n'abandi bahanzi b'ibihangangeyo babikoze. Umunsi wo kuwa mbere nibwo twabonye Mario ashyira afishi hanze agaragaza indirimbo zizaba kuri extended play agiye kuba yashyira hanze, bityo rero uwitwa Brucemelodie ni umwe mu bagaragaye kuri iyi fishi. Indirimbo bazashyira hanze yitwa Priority, ndetse bikaba byitezwe ko nta kabuza indirimbo izaba ari nziza, abantu bakaba bategerezanyije amatsiko iyi ndirimbo bitewe n'uko bashaka kuyikompara n'izindi uyu muhanzi yagiye akorana n'abandi bahanzi bo mu Rwanda. Abantu bakurikirana barabibonye ko uyu Mario atari ubwa mbere akorana indirimbo n'umunyarwanda, kubera ko hambere aha kuri album yasohoye hariho indirimbo uyu Mario yarafatanyije na Element, ndetse hariho n'indi yarafatanyije n'uwitwa Kenisol. Urumva ko rero Brucemelodie nta kuri kosa tuzamubona imboga mu menyo. Niyo mpamvu hano rero abantu benshi bahanze amaso iyi ndirimbo. Ibyo tubivuyeho rero hari uruntu muri 155 AM bikaba biri kuvugwa yuko Brucemelodie ashobora kuba agiye kuvamo. Ni nyuma yuko n'ubundi abahanzi hafi ya bose muri 155 AM bamaze kuvamo. Uribuka ko itangira harimo abitwa ba Kenisol, harimo ba Roskana, harimo n'uyu Brucemelodie ndetse na Element, ariko kugeza magingo aya ngaya bose bikaba bivuga ko nyine bamaze kuvamo, hakaba gemo uyu Brucemelodie wenyine. Ndetse rero bikaba biri kuvugwa yuko ashobora kuba agiye kuba yava muri 155 AM. Ni nyuma yuko bagiye gukora ibitaramo, ndetse ibi bitaramo akaba byo bizashyira iherezo ku masezerano bari baragiranye. Ibitaramo rero bikaba byariswe Summer Country Tour, ndetse bikaba ari ibitaramo bizenguruka igihugu, by'umwihariko bigaca mu mijyi ine igihugu cyacu. Akaba ari ibitaramo rero uwitwa Brucemelodie azakorana n'uwitwa theben. Ni nyuma yuko babyumvikanye, ndetse bakaba bagiye kuzenguruka igihugu bataramira abanyarwanda.
hakaba hari amakuru avugwa mu gikari ko uyu Brucemelodie ndetse na theben bamaze gukorana indirimbo, ndetse iyo ndirimbo bakazajya bagenda bayifashisha mu buryo bwo kwamamaza bino bikorwa byabo. Ibi bitaramo bikazatangira ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu tugiye kujyamo, ndetse bikazarangira ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Ahangaha rero bakazaba baramaze kuzenguruka imijyi 4 igize kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho ku itariki 13 ku ikubitiro bazahera mu mujyi wa Musanze, ndetse kuri 27 bakajya i Bugesera, ndetse ku itariki 20 bakazajya Nyagatare, ndetse ku itariki 4 ari nayo ya nyuma bakazajya Rubavu. Bikaba biri kuvugwa yuko rero imyiteguro kuri bano babiri irimbanyije, ndetse kugeza amagingo aya ngaya rwose ubona ko bose bari tayari. Ngira ngo murabyibuka ku itariki ya mbere ubwo habaga The New Year Groove, ndetse aba babiri bo bagahurira mu gitaramo. Rero murabyibuka ukuntu byari bimeze, abafana bamwe bari baje bisiza amarangi bavuga bati twebwe turi kuri Tiger B, abandi bati turi kuri Brucemelodie. Yaje kurangira rero witwa theben bisa nkaho bamukojeje isoni, ndetse nyuma y'amarido bakajya bavuga bati witwa Brucemelodie batanze amafaranga kugira ngo bagende basebya theben, ariko byaragaragaraga yuko theben bamurushije cyane. Reka rero turebe kuri iyi nshuro uko bizagenda, dore ko abakunzi babo bazaba babukereye kabisa kugira ngo baze bihere noneho ijisho ku mugaragaro, dore ko ari n'ibitaramo bizaba bitishyuzwa. Bivuze ko nyine buri wese azaba hibereye by'umwihariko, ndetse uzakubitirwa hareba inzega bizaba bigaragara. Ari makuru ari kubavugaho aba babiri bombi nk'uko natangiye mbikubwira, nuko uyu Brucemelodie agiye kuva muri 1:55 am, ndetse hakaba hari amakuru ari kuvuga yuko hari studio yo muri South Africa igiye kuba yamusinyisha, ndetse iyi studio akaba ari izajya imureberera mu nyungu z'umuziki we. Urumva ko rero ari umuhanzi umaze kuba international, ndetse birumvikana ko adashobora kujya ahantu ashobora kuba ari guhomba, ndetse iyi studio akaba ari nayo studio izasinyisha uwitwa theben. Bityo rero ababiri bombi bashobora kuba bagiye kubarizwa muri lebo imwe. Mu mboni zanjye nkambona ko iyi lebo yaba ifite amafaranga, ndetse ibikorwa byabo babiri bombi bishobora guhita bizamuka. Bityo rero uwitwa Brucemelodie ndetse na theben babarizwa muri lebo imwe, noneho bya bintu byo kurirwa bashondana ndetse n'iki ntabwo nkeka ko byakomeza, kubera ko iyo muri lebo imwe bisaba ko mukorera hamwe ndetse mugakora nka team. Bityo rero ibi ngibi byahita bishyira umuziki nyarwanda ku rundi rwego, ndetse nkeka ko rivu rwose yahita izamuka ku buryo bugaragara, kubera ko umuziki w'u Rwanda wabaye international, gufata ibihangange nk'ibi bibiri ukabimenamo amafaranga ndetse bagakora batikoresheje. Nk'ubu ngubu uwitwa theben ni umuntu rwose ukora umuziki rimwe mu mwaka, ndetse akajya gushyira hanze indirimbo ari uko abantu babanje gusaba imbabazi. Nyine urumva ko ni ibintu kabisa navuga ngo biwudindiza n'ubundi, cyangwa se ni ibintu bishobora gutuma abasore badatera imbere bitewe nuko nta mafaranga n'ubundi baba bafite. Ibi bintu kabisa bisaba gushoramo amafaranga, kuko ntabwo wafata umuntu nka theben ngo apfe gukora nyine video abonye, cyangwa se apfe gukora ibintu bifite sound idafututse. Bisaba nyine ngo ashoremo amafaranga, kubera ko abarubatse n'izina rikomeye cyane, ntabwo ashobora gukora ibintu biri aho ngaho. Turebye ku ruhande rwa Brucemelodie, ni umuntu wari utangiye gukundwa, ariko biragaragara yuko hano mu Rwanda hadutse n'izindi mpano nyinshi zigiye zitandukanye, ku buryo ikintu yakoraga kera ndetse agahita agira views nyinshi, cyangwa se kigakundwa cyane kigasabagira ahantu hose, kuri ubu ngubu bitagikunze kubaho, kubera ko mu Rwanda hinjiyemo impano zidasanzwe. Yewe aba bana bavuye ku Nyundo ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari kwimva umuziki ubu ngubu babaye nk'abasazi. Bityo rero biragoye ko ashobora kuza ngo akore nk'ibyo yikoraga kera. So nk'ubu ngubu indirimbo yitwa Pom Pom yakoranye n'igihangange uwitwa Diamond Platnumz, kuri ubu ngubu irebye ubona ifite views 8,800,000. Ibi ni ibintu kabisa navuga ngo bitari bikwiye ku muhanzi nka Brucemelodie ndetse na Diamond Platnumz. Byibuze akaba ifite nka 20,20 ukurikije ukuntu yakunzwe ndetse n'ukuntu yavuzwe, ndetse uribuka n'indirimbo yarutse gusora bita detaye, kuri ubu ngubu ikaba itaruzuza n'ibihumbi 300-400. Urumva ko rero ni ibintu navuga ngo bitameze neza kuri uyu muhanzi witwa Brucemelodie. Navuga ko ari umuhanzi kabisa bigaragara yuko kimeze ishobora kuba ziritangiye kugenda zicika gake gake. So rero reka twizere ko ari munyakazi adashobora kuba yanawureka, kubera ko kuri ubu ngubu magingo yanga niyo mizero y'umuziki nyarwanda, kugira ngo ube wagera international, bitewe n'ukuntu ari kugenda atumbagira cyane, ndetse no kuba yavugwa cyane ku ruhando mpuzamahanga kurenza abandi bose. So murakoze cyane rero, iyi yari Kigali The Talks, mukomeze mugire ibihe byiza. Amakuru y'abastariyo nakagaruka, tubane no mu bindi biganiro. Murakoze.